kwari ugutangiza icyumweru cy'abariyo aho gushakisha ibikombe byombi byari bikomereje. Uyu munsi nibwo Rayon Sport yagombaga kumenyesha abakunzi bayo niba kuko ifite intego mu gikombe cya shampiyona cyangwa igomba kuza mu myanya myiza. Uyu mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 16 Werurwe 2026 saa 2 n'igice nibwo umukino watangiye. Uretse kuba wari umukino w'umunsi wa 24 wari umukino ukomeye hagati y'impande zombi dore ko Rayon Sport yifuzaga gutsinda kugira ngo isatire amakipe ari imbere yayo mu gihe Al Merrikh yashakaga gutsinda ngo ifate umwanya wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Ni umukino watangiye wegeranye cyane, amakipe y'amakiniye mu kibuga mo hagati byatumaga uburyo bwo kurema ibitego buba bukeya. Mu minota 20 Rayon Sport yihariye umupira itangira gusatira ishaka igitego binyuze mu bakinnyi bayo basatira barimo Aziz Basane na Forunganye. Ku minota 34 Gire Rasivimalo wa Al Merrikh yateye ishoti rikomeye mu izamu. Olivier Kwizera umupira ushyira muri koroneri itaragize ikitanga. Ikipe yo muri Sudani yakomeje gusatira ariko abakinnyi bayo bakina imbere ntibabashe kubyaza umusaruro uburyo bagenzi babo barimaga. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ekipe ya Rayon Sport yagarukanye imbaraga nyinshi isatiriza muri ikipe ya Al Merrikh harimo ishoti Cindy Paul Jesus yateye umupira ushyirwa muri koroneri n'umunyezamu Sano Brahima. Ikipe yakomeje gukina neza binyuze muri Paul Cindy Jesus wahinduraga imipira myinshi ariko ubwugarizi bw'ikipe ya Al Merrikh bugakomeza kwihagararaho. Ku minota 60 umutoza Rayon Sport yakoze impinduka, Aziz Basani asimburwa na Ndikumana Sumani. Izi mpinduka zongera imbaraga mu busatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport kuko nyuma y'iminota 2 Paul Cindy Jesus yahuje uburyo bwabazwe ari wenyine imbere y'izamu ryambaye ubusa ku mupira yari ateresheje umutwe ujya hejuru y'izamu. Mu minota 65 Al Merrikh yongeye gusatira cyane ishaka igitego harimo ishoti rikomeye ryatewe na Gibane umupira ufatwa neza n'umunyezamu Kwizera Olivier. Mu minota 70 Rayon Sport yakomeje gusatira ariko abakinnyi bakina imbere bakagorwa no kubyaza umusaruro uburyo babonaga imbere y'izamu. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yaranzwe no gukomeza gusatira kwa Rayon Sport harimo umupira Forunganye yahawe yinjanye mu ruga rw'amahina awuteye Daudaba aritambika ujya muri koroneri itaragize ikitanga. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Rayon Sport yuzuza imikino 4 yikurikiranya idatsina muri shampiyona y'u Rwanda. Abariyo ngo babajwe cyane no kubura amanota 3 nyamara ngo bari barushije ikipe ya Al Merrikh. Muri make yanjye ya Rayon Sport ndababaye pe ubasha gukomeza amanota 3 APR ni mukeba Nsuzemo amanota 7 mu by'ukuri yaranze ko nibutana amanota 3 bakanshyiramo amanota 5 ariko akanyashyizemo angahe 7 ariko mukeba musizemo amanota angahe muteze Al Merrikh nayiraye igihe cyose nabona APR uyu musifuzi ejo bundi APR ikina na Gorira yatanze penalty ya APR twarabibonye aha ngaha mu minsi ishize nabwo yasifuriye APR match igiye kurangira atanga kona APR iratsinda. Sinibaza impamvu bahora badupangira no musifu Rayon Sport twacomoye iki kumana ku buryo Ferwafa APR ni Ferwafa bwoko ki Rayon Sport nta jambo igira mu iki gihugu ku buryo badupangira abasifuzi abari bo bose babonye ku buryo baza kutubihiriza umukino. Reba abafana bari buza aha ngaha kuri stade ariko twabuze amahirwe ikipe twayirushije pe kuva inyuma kugera imbere ikipe twayirushije ni amahirwe yabuze mbese. Muri iyi minsi turi kunganya ariko banzira y'amakipe turi kunganya nayo turi kubanza kuri gukina amakipe ari mu makipe 5 ya mbere. Umutozo wa Rayon Sport Bruno Ferry ngo ntacyo ashinja abakinnyi be kuko bakinnye umukino yifuzaga ko bakina. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. En tout cas, moi je félicite les joueurs parce qu'ils ont été ils ont fait preuve de beaucoup d'habileté. Ndamya ko twakinnye umukino twashakaga niyo mpamvu nshimira abakinnyi banjye ko berekanye ubuhanga bwabo. Gukina nk'ikipe bakoze byinshi bugare neza kandi aho byari bikenewe. Nibyo biba bikenewe iyo ukina n'amakipe nk'aya, ikipe nziza, ikipe ifite abakinnyi beza. Ndakeka ko twerekanye umukino wo ku rwego rwo hejuru gusa ntabwo tubonye igitego na kimwe cyari kuduha intsinzi. Ntabwo natinya kuvuga ko nari nkwiriye intsinzi. Hari aho twagiye tubona amahirwe yo gutsinda ariko ntibyabaye. Ni ikibazo cyacu iyo amahirwe aje ntuyabyaza umusaruro biba birangiye birarangiye. Gusa njyewe ndabona nyuzwe n'ibyo turimo gutanga kuko ikipe ikomeje kuzamura urwego icyumweru ku cyumweru gusa harimo kubura umusaruro nk'uwo dushaka. Voilà, je pense que l'équipe continue à progresser de semaine en semaine, mais il y a forcément une déception par rapport aux résultats.
Rayon Sport yanganyije na Al Merrikh yananiwe gusubira ku mwanya wa kane igera amanota 39 n'umwanya wa gatanu mu mikino 24 imaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Mu gihe ikipe ya Al Merrikh yagumye ku mwanya wa gatatu n'amanota 45 inganya n'ikipe ya Al Hilal ya kabiri, naho ikipe ya APRC ni ya mbere n'amanota 46. Umukino wabanjirije uyu Polisi yatsinze ikipe ya Gicumbi Football Club ibitego 2-1 yongera kubona intsinzi nyuma y'imikino 9 idatsinda. Polisi yafashe umwanya wa kane n'amanota 40 mu gihe ikipe yo mu karere ka Gicumbi iri ku mwanya wa 12 n'amanota 25. Arakoze cyane Eric Ndagijimana. Match yarangira ubusa ku busa, Axel warayogeje. Reka mere kuri uyu mufana wikomye abasifuzi. Hari ibyemezo byafashwe n'abasifuzi byaje bikasa Rayon Sport. Avuga yuko umufana wa mwumva ni match bare bakaniye cyane muri iyi gahunda bihaye y'imikino 3 bafite, haba match arayibaye, ha umukino kwa kane bafite na Polisi wo kwishyura mu gikombe cy'amahoro ndetse n'umukino bazasoza bakina na Gasogi. Ni match yo bashakaga gutsinda cyane, ariko umusifuzi warasifuye umukino Ngabonziza Jean Paul ngira ngo numwe mu basifuzi, ntabwo ari umusifuzi mpuzamahanga ariko n'umwe mu basifuzi bamaze igihe basifura, kandi umusifuzi rwose navuga ngiye ku giti cyanyu basifuzi mukuru w'inyangamugayo, uramubona rwose ni n'umusifuzi takunze kuvugwaho byinshi byerekeranye no kuba yabogama. Ngira ngo bijyanye n'imisifurire, Rayon Sport ifite ibyayo yakinnye, yabonye amahirwe amwe namwe ntibayabyaza mu musaruro. Navuga ko ibingibi umufana avuga ni amarangamutima ye, nagahinda ke nakababaro nk'umufana, ariko Cindy Paul Jesus arebana n'izamu n'umusifuzi. Ariko ibyemezo by'abasifuzi hari n'ahandi ndibaza ko cyari kubariza ahangaha ari umupira bakoreye muri box. Ni sinibuka umuntu aruteye ishot neza umupira, umudefenseri wa El Merrikh ashaka gusa nkaho bloka umupira uraza uramugonga ku kuboko, abareyo barahaguruka benshi cyane, nabibonaga baravuga bati ngiyi yari penalty. Umusifuzi Ngabonziza arasanze aravuga ati ntayo ntago mu kuboko kwavuye nyine yakuzamu yabishaka ngo ubone ko yabigizemo uruhare, afata icyo cyemezo, ariko ngira ngo nta kindi kintu wenda gikomeye. Yari hand to ball cyane ball to hand, yari ball to hand. Urumva rero aho ngaho itegeko riba risobanutse. Ni cyo navuga ku basifuzi, ntago umuntu yagenda ngo bigereka cyane ku basifuzi. Rayon Sport akinnye neza, amahirwe barayabona. Kipe ya Merrikh nayo igerageza gushota ama attempts menshi nko mu gice cya mbere cy'umukino. Umuzamu Olivier aza kubagora cyane. Ni match navuga ko yari balance ku mpande zombi, ariko abareyo urebye uburyo bari bitabiriye umukino bashakaga amanota 3 nubwo bitabakundiye. Frustration itangiye kuzamuka ku bareyo bitewe nuko baheruka gutsinda kera 22 z'ukwezi kwa 22 z'ukwezi kwa kabiri, batsinda Mukura 2-1 bigoruka gutsinda. Match zibaye 5 kuko banganyije na Al Hilal 1-1, banganya na Musanze 1-1, banganya na Etincelle 1-1, banganya na Polisi muri Peace Cup ubusa ku busa, banganyije na El Merrikh ubusa ku busa. Banganyije imikino 5 yikurikiranye, bivuze ko ku manota 12 yashobokaga babonye 4. Kandi none impamvu frustration izamuka cyangwa se icyo navango ni nk'uburakari bugenda buzamuka mu mitima bitewe n'ubushake bwo gushaka gutsinda, n'ukubera n'abake batitwaye neza. Urumva hari ntiyari mu gihugu yarigire kwikina imikino mpuzamahanga. APR nayo yatakaje imikino myinshi igenda itakaza amanota, kuko nayo yatsinze ejo bundi iheruka gutsinda kera, iheruka gutsinda Gorira, hacamo match zo mu ntara idatsinda, hacamo match ya Gasogi igikombe cy'amahoro, kuko bajya gukina bavangurika dushyiremo amanota nabo bakayatakaza, dushyiremo amanota nabo bakayatakaza. Ubona ko bisa nkaho bimaze kuba byinshi mu mutwe w'abareyo, ku buryo ayo badatsinze muri ya gahunda yabo tubyegeke kurinde ntibabona umuntu babyegekaho, ariko bifite aho biva. Rero Sport none ikintu kiri kubabaza abareyo, iri kunanirwa gutsinda ariko yakinnye neza cyane. Niyo makipe ari gutambaza mu kibuga ubona ko ibintu iri gukina birasomeka, ariko umuntu ushyira muri file ibyo birahita bigarukana none kuri forme za Asmani
ntabwo twabura kubivuga nubwo hamagaye muri equipe nationale izakina imikino y'amajonja ko Burundi buzakina Burundi bwo ni competition urumva hari amakipe ari mu makipe ya nyuma muri Afrika agomba guhura hagati yabo akaboneka mu makipe aza yemererwa kujya muri tombora Burundi bwo ni competition buzakirwa na Chad kuri ya stade abashinwa rutse kububakira nshyashya imeze neza yitwa gute stade he y'abarundi y'abanya Chad nziza cyane baretse kubaka nziza cyane mu murwa mukuru banakine mu rugo kuri stade Intwari ni mu competition Asumani rahamaga ariko mwamenyera Asumani uko gutsinda igitego muri Rayon Sport ryari tureke ko nganye wirwariye imini gikira ukirutse imvune mwarimo arareka nyine aragaruka Asumani ntabwo yeruka gutsinda yitwa Marshal Idriss Deby itino Olympic Stadium ariko hari n'akandi kazina yita ngo ni Manjafa Stadium ibintu nk'ibyo ngibyo ni Asumani nawe ya dropinze form Manjafa ni naherereye Manjafa Stadium Manjafa ni karitsiye ni nkuko wavuga hari Remera tuvuga ngo tugiye Nyamirambo ariko ndoreka dufata Stade Amahoro uvuga uti Stade Amahoro Remera muri la karitsiye hariya nyine hariya mu Migisha urumva hari Remera ubwo rero iyi Manjafa nayo ni karitsiye yo mu murwa mukuru Njamena yubatsemo iyi stade ariko bayitiriye Marshal Idriss Deby ni stade nziza cyane kubaka navuga kuri Asumani ya dropinze form Asumani ariko gusina igitego rya Alexe ubikuruye ushobora gusanga igitego cya Asumani ntabwo ari no kuba batabyibonye nuko ari kera Fono nganye ari gukiruka imvune arimo aragerageza ibye ubwo yatsinze ibitego mu gikombe cy'amahoro banyagira City Boys yagiye agerageza gutsinda ahantu hatandukanye ariko abandi bataka ba Rayon Sport bahari yaba n'uyu Murundi uyu Mutaramutambwe ntabwo yeruka gutsinda ni equipe navuga ngo ubusatirizi bwayo ntabwo buri gukora akazi bwakwiriye kuba bukora kuko mu bijyanye no kubaka umukino no guhererekanya Rayon Sport gukina neza ariko gushyira muri file umutoza akwiriye kugikoraho nicyo kintu nanjye nabonye igice cy'ubusatirizi cya Rayon Sport haba kuri uyu muvandimwe uyu mwana Paul Sindi Jesus haba kuri Azizi Basane ugashyiraho atake nyine ya Forunganye nyuma yabo hari Tambwe harimo ikindi kintu nge maze iminsi mbona ikintu cya egoisme no kuvuga ngo buri muntu ufashe umupira ariharira icyo kintu cyo gukorana icyo kintu cya collectivité muri equipe birasaba ko technical staff coach Bruno Ferri na Romami bagikoraho ni ikintu cyo gutravayaho cyane icyo bita collectivité cohesion cyane bakagerageza kuganiriza abakinnyi ko bagomba nyine gukina nabagomba gupasanya kugira ngo ibyo bintu kugira ngo umusaruro ugerweho none ikintu kimeze nko kurakinga ibintu byo gitutu bari precipite cyane warafata umupira bagashaka kuyita ashota kandi nyamara mugenzi we hirya yamusabye ibyo rero ni ibintu bikorwa mu myitozo ayo masiyanse menshi yo kwataka izamu ariko no kubibaganiriza mbere y'imyitozo na nyuma y'imyitozo bakabwira abatoza bakabaganiriza ko nyine bagomba gushyira hamwe resultat igomba kuba equipe muri rusange bakina nkaho ubona nyine harimo nk'ibintu niba ari prime baba bashyiriyeho zutsinda igitego niba ari ibiki simbizi ibi bintu kugira ngo ubyumve neza kse mu mikino itanu tumaze kuvuga bamaze badatsinda binjijemo ibitego bitatu byonyine ibitego bitatu mu mikino itanu wanasubira inyuma Rayon Sport ko kurenza ibitego bibiri mu mukino Rayon Sport kurenza ibitego bibiri mu mukino umwe uwo ari wo wose biransaba kujya kuri eruka kurenza ibitego bibiri mu mukino Rayon Sport yakinnye byo bapana ibingibi bya City Boys zo mu cyiciro cyo hasi mu mukino wa champion Rayon Sport eruka kurenza ibitego bibiri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2025 itsinda Rutsiro ibitego bitatu kuri kimwe nibweruka kurenza ibitego bibiri muri match imwe zengo busatirizi bwa Rayon niba ari travail kuba kumutoza niba ariko karite ntabwo navuga ari karite kuko umuntu bafite nka
nka Fawn nganye n'ibihe amaze muri Rayon amaze gutsinda ibitego 18 kandi yagize igihe kinini adakina kubera imvune. Aba basimani baza twabona batsinda imikino yikurikiranya, abasizi basane nabo n'abantu bagiye batsinda ibitego bitandukanye. Abediro Kando nawe ni travaye nakazi gakomeye cyane kabatoza ko ugiye kureba nk'aba bakinnyi bane bari muri iki gice cy'ubusatirizi cya Rayon, haba Forunga navuga ko bakinye ninjoro, haba Forunganye, haba uruhande rumwe Sindi, urundi Basane, Tamboka bakina inyuma. N'abakinnyi ugiye kureba mu by'ukuri ushobora kuvuga uti baheruka gukina na ryari wenda match 5 zikurikiranya, kugira ngo unagaruka kuri icyo kintu cya consistency. Navuga uti n'abakinnyi bamenyeranye, baramenyeranye umupira, bazi ko Fora ahagaze hano, iyo Tambo afashe umupira bazi ko wenda Paul Sindi yinjiye akamuha gutya na gutya. Urumva rero travail ikomeye cyane ya technical staff ya Feri na Coach Romami, kugira ngo nyine babashyiramo icyo kintu bakora iyo myitozo cyane. Ariko icyo tudashidikanya nkuko Samira arabivuze, ni urwego nizo skills ni karite z'abakinnyi bo mu gice cy'ubusatirizi cya Rayon Sport. Ni abakinnyi bari ku rwego rwiza, harabura ko kantu ko guhuza gusa, ubundi ibindi bikazakunda. Yego, ubwo rero Rayon Sport ushaka uburyo butsinde kuko bafite match ya Police. Iki cyumweru gisobanuye byinshi ku bareyo. Nizere ko kuganya na Elimeleke bitaraza kubaca intege, kuko umukino wenda wa championnat bari marato ushobora gukora amakosa na mugenzi wawe akayakora bigasa nkaho bibaye RFL, bikaba ukabakomeza ukagenda muri kuruse. Ariko knockout Police irabizi ko nayo muri championnat iri kure. Urebye ni ikipe ishaka gutsinda umukino umwe, umukino yatsinze yariheruka gutsinda ku itariki ya 3 z'ukwa mbere niba nibuka neza. Yari maze ya amezi 8 imikino 8 idatsinda umukino muri champion. Bivuze ngo nayo irabizi ko igikombe cy'amahoro igifite mu myaka 2 ishize. Irabizi ko nayo iramutse igitwaye cyagira byinshi gisobanura imbere y'abayobozi ba Polisi hano Kacyiru. Bagiye kumurika, bagiye kwinegura, bari ku mwaka wagenze nkuko bari mu mese nkuko bahicaye nanone bari guhiga bahigira no mwaka. Mubyibuka ko mbere ko champion itangira bicaye n'abayobozi bakuru ba Polisi bakababwira icyo bagiye gukora muri champion. Oya jobundi batwaye igikombe cyane bari gashora hariya ku mazi, nabwo basubiyeyo cyane kiti kirefu bari kuri kiti kirefu cyane. Igihari rero Polisi nayo irabizi ko iramutse ikomeje igatwara igikombe cy'amahoro byaba ari byiza kuri yo ku mwaka wayo, kuko si kenshi yabitwaye, imaze kugitwara kabiri niba nibuka neza 15 na kimwe cya mashami. Bivuze ngo Polisi ku abareyo nicyo kintu murusha Polisi ushobora kujya abakinnyi beza, namwe mufite beza, ariko difference abafana baba bari inyuma. Ibyo Polisi sigaiza n'abafana, ariko abareyo muri benshi kuri equipe yanyu. Hari match yo kureba ku bakunzi ba Rayon Sport uriya mukino wa Polisi ninjoro baje abareyo pe kabisa. Ubuyobozi bwa Rayon nizere ko abafana rwose ibyo mwashakaga mwabibonye. Abafana bari baje ari benshi cyane, ngira ngo byanahuranye, ariko nari amasaha y'isambiri n'igice amasaha ari meza ku bantu, amasaha ni sawa cyane. Bavuye mu kazi, ushaka wava mu rugo ugakuramo imyambaro y'akazi ukoga ukajya kuri stade 2:30. Uvuye mu kazi saa 11 ukajya mu rugo rwose ukitera amazi ugahindura n'amadefor ushaka yagurisha abantu ukagenda isaha y'isamo yo kabahagurutse. Ufite amasaha 2 ugahaguruka ku isaha y'isamo, nubwo watinda uti isaha n'igice ntabwo waba utaragera muri stade. Utashye saa 10 ukajya mu rugo saa 12 ubwira umwana ati zana turebe ikayi yawe ya devoir ukamukoresha saa 1 ukajya kuri stade ukagenda umeze neza. Igihe rero bareyo match ya Polisi y'igikombe cy'amahoro, match iri kurusha kuri saison ya. Ariko Rayon ibyo byose twavugaga ko Rayon muri izi match maze iminsi itiraho gahimbaza musiki 300 nubwo gakomeje kubura itsinda prime ubu ni 300. Match iri kuza z'amakipe maremereye. Izi match za champion win gutsinda no kuri Polisi stili kuri match ya Polisi yo kwa kane ni 300. Yeye akabaye nka 500 koko ni match uko Polisi yaba yigabanyirije akazi. Ubundi uretse APR indikomeye kuruta Polisi muri champion ni iyi. Yego, Nyamukandagira ihanzwe amaso saa 12 yatsinzwe igitego kimwe mu gikombe cy'amahoro. Ubwo niho twinjiye. Iriya ntare nabonye bapostinga ku muntu ukora graphique za APR nawe aratisha cyane. Babiri mu Ivan ntare gitontoma Ivan, ariko nivyo nane afata kapiteni na Togwi abashyiramo Dawo imiriro intare icyo bita bega ni mikaka ni ikintu kizwi imbongo nyambaga za APR nta kintu wazishinja.